niba uri umunyarwanda ukaba ufite indangamuntu utari munsi y'imyaka 18 ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, iri tangazo rirakureba. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Polisi y'u Rwanda yasohoye amatariki ku bifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Nanone kandi RDF, Rwanda Defensive Force, igisirikare cy'u Rwanda cyasize hanze ingengabihe y'amatariki nuko bigiye kujya bikorwa mu kwandika abifuza kwinjira muri RDF y'u Rwanda. Nanone kandi polisi y'u Rwanda yakebuye nanone inahanangiriza last warning cyangwa se nk'icyo twakwita gasopo ya nyuma ku batwara ibinyabiziga basinze ndetse n'abakoresha umuhanda kuva ku binyamitende kugera ku modoka zikururana. Nanone kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda Revenue Authority cyavuze ko abacuruzi bagiye kujya basora, yaba abacuruzi bambukiranya imipaka ndetse n'abacuruzi baciriritse, ngo ko utazajya utanga iyi misoro azajya ahanishwa igifungo ndetse agatanga n'amande y'ihazabu mu kugabanyirizwa igifungo. Mu kanya gato turaje turambura aya makuru. Jendi Jean de Dieu Tumukunde, i Kigali mu karere ka Kicukiro. Yes, nk'uko mwari mumaze kubyumva rero, reka duhere ku ngingo ya mbere. Kubifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda ku rwego rw'abapolisi bato, icyo usabwa ni ukuba mu by'ukuri uri umunyarwanda, ukaba ufite indangamuntu, nanone kandi ukaba utari munsi y'imyaka 18, utarengeje imyaka 25, ukaba uri ingaragu, ukaba ufite ubuzima buzira umuze, nanone kandi ukaba utarakatiwe n'inkiko cyangwa ngo ufungwe igifungo kirengeje amezi 6, ukaba ufite diplome yawe byibuze ufite amashuri 6 yisumbuye, ukaba uri indakemwa mu mico no mu myitwarire, ibyo mu gihe byujuje ndetse ufite n'ubuzima buzira ubuze, mu by'ukuri wemerewe kwiyandikisha mu gipolisi cy'u Rwanda. Tariki rero ni tariki ya 6 ukwezi kwa 11 nk'uko twita Ugushyingo uyu mwaka turimo. Ibyo bikorwa bikazatangira gukora mu turere twose tw'igihugu. Ingingo ya kabiri ni kubifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Mu by'ukuri abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, none kandi ku basirikare bato, icyo usabwa ni ukuba byibuze ufite amashuri 3 yisumbuye, ukaba utari munsi y'imyaka 18, ukaba utarengeje imyaka 29 y'amavuko, waba ufite umugore cyangwa ntawe urabyemerewe, ntabwo ho bisaba kuba uri ingaragu. Nanone ukaba uri indakemwa mu mico no mu myitwarire, ukaba ufite icyangombwa cyerekana ko uri inyangamugayo, nanone ukaba utarakatiwe n'inkiko cyangwa ngo ufunge igifungo kirengeje amezi 6. Bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF, itariki zizajya hanze mu kwezi kwa 7 uyu mwaka, nibwo itariki izajya ku rubuga. Ku babyifuza rero musabwa gukurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho ziba zivugwa hano muri East Africa, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu. Rero amatariki najya hanze tuzabamenyesha, gusa ni ku basirikare batoya twibandagaho. Ingingo ya 3 ni ku bakoresha umuhanda, by'umwihariko abashoferi kuva ku binyamitende kugera ku bimodoka bikururana, ibyo twita ibikamyo byambukiranya imipaka. Polisi y'u Rwanda yakebuye abakoresha umuhanda, nanone kandi n'abanyamaguru itabasize, by'umwihariko abatwara ibintu n'abantu ko bagomba gukoresha umuhanda batafashe ibiyobyabwenge, kuko iyo ufatiye muri iki cyuho wakoresheje ibiyobyabwenge urafungwa ndetse ugatanga n'ihazabu y'amande y'amafaranga agabanya ibihano. Nanone kandi abanyamaguru nabo ntabwo yabibagiwe, yavuze ko bagomba gukoresha umuhanda neza mu buryo bwiza kandi bukwiye, ku buryo ikinyabiziga bagomba kugenda bakireba imbere yabo, aho kugira ngo bagende bateye umugongo ikinyabiziga. Bagomba gukoresha umuhanda neza mu buryo bwo kugira ngo hirindwe impanuka ndetse n'impfu nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ingingo ya 4 anariyo ya nyuma mu matangazo yasohowe n'ikigo cy'igihugu. Ingingo ya 4 nireba abacuruzi bambukiranya imipaka, bo n'ubundi twari dusanzwe tuzi ko basora, kuko ntabwo waba uri umucuruzi udasora. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo biba byumvikana, by'umwihariko
ku bacuruzi bafite business bandikishije muri RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushabitsi cyangwa se business mu Rwanda. Rero abo bacuruzi kuva ku mucuruzi mukuru kugera ku mutoya ucuruza ibintu bike cyane, abo bose bagiye kujya basora angana na 30% byayinjiye. Gusa rero ngo ikibabaje ahangaha ku bacuruzi batumvikanaho rumwe na leta nuko ngo itangazo ryashyizweho mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 Mata 2025 yavuze ko umucuruzi utazajya utanga aya mande azajya ahanishwa igifungo ndetse agatanga n'ihazabu. Gusa abacuruzi benshi babijuriyeho bavuga ko bakora ikigano cy'igifungo, yewe ngo n'amande yose babacya bakajya bayatanga, ariko hatajemo ibyo gufunga kuko byatuma imiryango yabo batunze ibaho nabi ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukagabanuka kuko nyine abacuruzi basorera igihugu. Rero iyo ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 Mata 2025. Nanone kandi ntabwo twagenda tutavuze ku nkuru nziza iri kuvugwa umwuka mwiza by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, aho abamotari nanone muri iyi nama yari iyobowe na President Excellence Paul Kagame. Inama yabereye muri village Urugwiro irimo abasenateri n'abadepite n'abayobozi bagiye batandukanye. Bavuze ko nta mumotari n'umwe wo mu gihugu cy'u Rwanda uzongera gucibwa amande arenze 10,000, dore yewe ko bamaze iminsi bari kurira ngo controversion ndetse n'amakamera bagenda babatega na za Sofia ziri mu bwihisho. Ibyo bituma nubwo yakorera 20,000 usanga yinjiye muri leta ibihumbi birenga 40 ku munsi. Ibyo bigatuma imiryango yabo ibaho nabi kandi nabo baba bafite ibibazo bagomba gukemura mu miryango yabo. Iyo ni imwe mu myanzuro rero yafatiwe mu nama y'abaminisitiri. Gusa President Paul Kagame nyuma y'uko uwitwa Mutesi Scovia watorewe kuyobora RMC itangazamakuru ryigenga yamugejejeho iki kibazo cy'abamotari, President Kagame nawe rero ntabwo yagiteye umugongo, akaba yarabyanzuye uko avuga ko nta mumotari uzongera kurenganywa ndetse yewe n'uri mu makosa ngo ntazongera kurenza amafaranga 10,000 y'amande uko yaba yakoze amakosa kose. Ngayo nguko rero iyo ni imwe mu myanzuro ikakaye ndetse nanone amatangazo adakwiye guhomba kandi afitiye akamaro buri munyarwanda wese wifuza kumenya amakuru mu Rwanda. Twari kumwe, nitwa Jean de Dieu Tumukunde, mperereye i Kigali mu karere ka Kicukiro.